cyo kurya kuki usuzuma wenda kubaza nkaho wafite ibyo gukora bareka cyo kurya gusa have we kubita umwana gutyo gusura nyuma y'ibihe hahishe byinshi. ariko se mama ubundi ubwo nta soni ugira iyo wifashe ugahamagara umukobwa w'inkumi nkanjye ku gasozi cyangwa mwiza uba wumva nta kibazo ufite? mbifite buriya twebwe abacuruzi rero uko usanze bimeze ifaranga riba rimeneka bivaho hinjira irindi nuko tubayeho niyo ndwara yacu ifaranga biraboneka pe. uza wagejeje se muko mbona usigaye waranganye gutya wagira ngo usigaye uri ikigega siko wagira ngo usize imiti usigaye ufata ituma uba mubimba. umwana wawe arwaye yituye hasi shaka yikubise hasi ameze nabi cyane. Shaka wanjye ariko mwampamwe mwihorere mugabo hanyuma umwana wanjye ameze ate bimeze gute? birumvikana ariko mbona shaka wihangane. iri joro ugomba kundara ubushize warabyanze ariko iri joro ahantu hose yagenda akivanayo niyo yajya mu mujyi utazi aho utari wanajya. kandi wakoze cyane. nimba afite 50% kuri ubwo bwiza afite nanjye nari mufiteho wowe gutya ngo nuko shaje uburyo 50 Mezute nise kubungabunga nka roho mbi uticaye mu rugo ugendagenda habaye ntago ari ukubungabunga ahubwo nuko kwiri guca mu bipangu mu ngo z'abantu ubu maze ku quartier yose yarangije nuko byo kugenda mu ngo z'abantu wirirwa mu ngo z'abantu nta kazi ugira ese kuva inyuma bisobanura ko wirirwa iwanjye cyangwa ubyo ukiri iwanjye utari peyo uko simukaho uko twitondera na se wawe ari umwana wawe yari yatuzahana kuyi agakwera rugira amatiku koko zaba ari inzoga se mwese n'umuzinywa ko batari abatoro umeze nka kura kacaka yarameze ahubwo giye ari iki uriya mwana baramuhamije pe yego umva rero nkubwira ikinyujije aha ngaha ndashaka kuza kukuzanira umuntu dukiza amafaranga kagira inkuru yego za siko ako kantu ndife akuze ko ari byo humura ubita imfubyi wibwiriza kuri uburyo abarezi dushinzwe abana nk'uko ababyeyi bashinzwe njya kumureba ko yambwiye nkasohoka amatwi nyahungura ine Simone yewe kayewe saka byawe ngira numva ndo murabivuga agira ngo ndabyibona muramutse mwese cyatumye bahamagara muri iyi nama nuko twamenya amakuru ko hari amatoni menshi y'ibiyobyabwenge amaze kwinjira muri kano gace tuyobora kandi akaba ari kwinjizwa n'abantu bataramenyekana neza. ibyo nturugire ikibazo turabaza twohereza umuzigo mutoya hanyuma testinge turebe uko bigenda kandi ikindi babizi ko bariya bene wacu mu cyaro badakunda kujyayo. Imodoka yose iri bujye yinjira muri kano gace igomba gusaba. Tugomba kandi gukorana inama n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. umugoroba utasura kwita akabari gashyashya tumaze dukurikirana wa musore. Oya ni mugoroba uri bugiye wenyine njye afande afite akazi yampanze. nguhingira se nguhingira iki amafaranga naguhingiraga imibyizi 10 ntuyansigiye kwa cyongera nzongera nguhingire ibyo bapfubirirwa n'abapfumu. igitumye rero guhamagara aha ngaha yego nagira ngo nkubwire ko uriya mupolisi mwashyize iriya fu atumereye nabi cyane urabyumva. kuki utajya uryama ufite ibihe bibazo kuko njyewe rero hano kwa Kibasumba
iwanjye ni mu nzu y'ibitotsi ni amahoro gusa uje iwanjye niba afite ibibazo nk'igihumbi araryama agasinzira njyewe reka nkubwire hajya uruza kumvuza nk'induru za nyirarumondo zirirwa zinanirwa gufata abagabo babo neza barangiza ngo giye kibasumba ahubwo reka nkwereke ubudasa nkwiteho ubundi agati gaturike wowe ibyo bindekere biragaragara ko noneho ibintu bizashimishije nizere ko amakuru yose muyafite kandi icyo mugiye gukora murakizi ndasaba kwitwara neza ku buryo ibintu bitanga umusaruro amapingu wayateguye byose birahari